Haleluya, haleluya. Baje kubasuhuza bene data ese amatwi cyangwa se gukurikira kanya Imana ikumugisha undi mwanya mwiza tubonye kuganira ijambo ry'Uwiteka Imana nk'uko tumaze iminsi n'ubundi turi mu minsi y'ugusenga umunsi wa cumi na gatanu umunsi mwiza Imana twongere namwe tuganire Imana tuvuze ko bugiye bikurikirana inyigisho zacu ukore subscribe ukore share ukore like ukiduhe comment ubibyifuzo kugira ngo dufatanye namwe iminsi 40 izajya gusoza ari ikimara kuza bwawe turacyari kukiba kwambara imbaraga z'ikindi gihe reka dusenge Imana nyir'ingabo mwami wanjye nongeye kugushimira izina ryawe rikomeye ngabaza imbaraga zawe mwami Imana udahwema kumanura ukuboko kwawe kugira neza mu izina rya Yesu ijambo ryawe rirambira neza ngo yemwe abarushe n'abarebera kuza gukansaza bakora mwami rekubura abantu muri aya masengesho ukuboko kwawe kweza tugoye muri aya masengesho twambara imbaraga z'ikindi gihe ngo dushe guhangana na buri mwuka wari wose watera ubuzima bwacu mu izina rya Yesu amen. Rero turacyakomeje kwiga inyigisho yacu ivuga kwambara imbaraga z'ikindi gihe nk'uko twahagaze muri Luka ibice 4 Luka 4:13 umwanzi Satani arimo agerageza umwami Yesu. Niba Satani ashaka kugerageza Yesu we yabuzwa cyo kugerageza ariko agira ubwire ngo umura ubwo wageragezwa ahubwo tugeragerezwa no twongera kubonera imbaraga zo gutsinda no kujya mu rundi rwego nibo kwinjira mu buzima imbaraga mu izina rya Yesu. Ubushize twarimo tuganira kwambara imbaraga z'ikindi gihe duhera ku ijambo rya Bibango ugomba kuba warakiriye Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ndongera kwibutsa nshuti yanjye niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza n'ubugingo bwawe uyu munsi ni umunsi wo gukirizwamo, uyu munsi ni umunsi wo gufata umwanzuro, umunsi ni umunsi wawe wo kugira ngo ufate umwanzuro kandi umaramaze wizere Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ntabwo amateka yawe azahinduka kandi n'umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukaba urakijijwe. Najya kubwira inshuti wibikiniramo niba ukijijwe kizwa, niba kandi udakishoboye gukizwa pagani ugaragara nk'umupagane nabyo reka kubwire n'ubwo utabiramiramo ariko kugira ngo ubakazuyaza kugira ngo uvuge wature gukijijwe ariko ibikorwa bya n'imirimo bikabukira umupagani ntacyo byakumarira. Ndagira ngo uyu munsi bajya mubwire ngo kwakira Yesu ni ingenzi mu buzima bwawe kandi uko twabyize ushize n'uso mu nyigisho yacu iheruka urengera ngo urumva kwakira Yesu. Haleluya. Icya kabiri ufata umwanya wawe n'Imana ukaba kubicanira ukagira ijambo ry'Imana. Ni nacyo ndibuze kuvugaho cyane ariko ndabikubutsa byose warangiza ukagera kwizera muri wowe. Nyuma yo kwizera nanone ni byiza kugira ngo wambare imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera uramukeneye kuko umwuka wera niwe watuyobora, umwuka niwe wadushoboza tugahindurirwa ubuzima n'amateka yacu. Reka ngaruke nanone kugira umwanya wawe n'Imana. Abantu benshi tugize umwanya n'ibintu bitadufitiye umumaro, tugize umwanya n'inshuti zacu ni byiza, tugize umwanya turi bize mu kazi kacu ni byiza, tugize umwanya kuri za WhatsApp Facebook nabyo byose ni byiza ariko niba kugirana umwanya wawe n'Imana. Iyo ugiranye umwanya wawe n'Imana ntabwo ubuzima bwawe ntabwo butinda guhinduka. Iyo ugiranye umwanya wawe n'Imana amateka arahinduka. Iyo ugiranye umwanya wawe n'Imana Satani ntabwo abona umwanya muri wowe. Haleluya. Rero nakwifuriza kugirana umwanya wawe n'Imana, kugirana umwanya n'Imana. Imana izatsinda kukugira neza, Imana izagukomeza. Ndavuga ku mugabo w'uyu munsi ubwo bita Hezekiya yagiranye umwanya we n'Imana, agira ibihe bye n'Imana, yahuraga n'ibimugerageza atangira kwibutsa wa mwanya we yagiranye n'Imana. Ndajya kubwira inshuti yanjye umunsi wa none ugirane umwanya we n'Imana, Imana izakugirira neza, Imana izagushoboza muri byose, uzagira guhirwa mu mirimo y'intoki zawe. Nugira umwanya we n'Imana ntabwo ubuzima bwawe buzaguruka bwari buri. Reka kubwira ikintu kimwe Imana yakoreye Yeremiya, Imana yakoreye Hezekiya
turajya mu bami ba kabiri ibice byaho 19 reka some guhera ku gice cya 20 umurongo wa mbere. Aravuga ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Uwo yari umwami Hezekiya. Umwami Hezekiya umuhanuzi Yesaya aramusanga aramubwira ati rero umuhanuzi uvuye ku Uwiteka Imana nagiye mubwira ntabwo arigeze avangirwa. Imana yari yavuganye nawe araza aramubwira ati rero mwami uyu munsi tegeka iby'inzu yawe kuko ugiye gupfa. Arangije yibuka igihe cye n'Imana, arangije areba hirya no hino aravuga ngo ugiye gupfa. Byo natangiye byo narabisoza, ariko arangije ajya inama n'Imana. Iyo ugiye inama n'Imana, Imana irakumva kuko wagize umwanya n'Imana, wagize umwanya wo kubana n'Imana, wagize umwanya wo kugendana n'Imana, wagize umwanya wo kuvugana n'Imana, wagize umwanya wo kubaha Imana, wagize umwanya wo gusubiza muri Uwiteka Imana, wagize umwanya wo kuba ku gicaniro. Umugabo Hezekiya nta rindi banga yari afite. Biratubwiye neza ko maze umuhanuzi araza aramubwira ati ugiye gupfa. Ari nawe umuhanuzi ukubwira ngo ugiye gupfa wakora iki, wabigenza ute? Benshi umutima wahita uhagarara ahubwo ugapfa n'igihe cyo gupfa kitaragera. Haleluya. Uzi gupfa mbere yo gupfa. Haleluya. Rero umurongo ukurikira wangu Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane, ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye ti Uwiteka Imana ya sogokuru za Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe. Amen. Haleluya. Cyane ndagikura cyane. Uyu muhanuzi w'Imana yumvira ijwi riramubwira ngo subirayo amagambo yose wavuze noneho uyahindure. Ntabwo byoroshye guhindura ijambo wavuze, ntabwo byoroshye kugenda ngo ibimeze gutya na gutya. Ni Imana bivuze ikongera ikagutuma. Abakozi b'Imana benshi umunsi bananiwe kuvuga icyo Imana irimo kubabwira kuko kenshi barashidikanya, kuko kenshi ntibagira umwanya wo kumva Imana, ntibagira umwanya wo kuvugana n'Imana, ntibagira umwanya wo guhamanya n'Imana. Uyu muhanuzi Yesaya ahamanya n'Imana, iramubwira ngo genda Hezekiya igihe cyawe cyo gutanga kirageze. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye. Utekereze ko Hezekiya ari umwami, ariko warangije bamaze kubimubwira arongera yisubirayo. Ageze mu nzira ndagira kubwira ngo ntabwo Hezekiya yigeze abyumva ngo akijije gusa, ahubwo ngo yarayirukiye wareba kure, atangira kuvutsa Imana imirimo yakoze, atangira kuvuga ko yagenderaga imbere yayo, atangira kuyibwira uburyo yubatse inzu y'Imana, yahagaranye n'Imana, yakoze iby'Imana. Atangira kuvuga menshi. Wowe n'iki uyu munsi wabwira Imana? Uyu munsi n'iki wakwibutsa Imana? Wowe uyu munsi n'iki wumvise inkuru nk'iyo ngiyo, cyangwa indi nkuru irenze, cyangwa indi nkuru wabone mu buzima bwawe ukabona uko byagenda? Afata umwanya we n'Imana, warahindukira aravuga ngo mwami wibuke, reka mubwire inshuti yanjye iyi minsi 40 ni iminsi yo kugira ngo twibutse Uwiteka Imana, tubwire Imana ikiri ku mutima wacu, twumve Imana icyo ishaka ko dukora, twumve Imana icyo ishaka ko tuba cyo. Haleluya. Uyu munsi gufite inkuru nziza, wowe urimo kunyumva aka kanya gufite inkuru nziza kuko Uwiteka Imana arongera akavugana nanjye ngo mubwire ngo ambare imbaraga z'ikindi gihe. Igihe cyarageze. Hezekiya arangije yumvijwe mubwira, yumva ubuhanuzi bumubwira ngo naragije kuko gupfa igihe cyageze, ariko kuko yari afite imbaraga z'ikindi gihe, yari afite imbaraga z'ikindi gihe, yibutse Imana ngo Mana wibuke nagenderaga imbere yawe, Mana wibuke narakiranukaga, Mana wibuke narafashaga, Mana wibuke. Reka wibutse Imana
imirimo yawe, reka wibutse Imana ibikorwa byawe, reka wibutse Imana umwanya wayihaye, reka wibutse Imana gira icyo wakwibutsa Imana. Imana igira icyo ikora ku buzima bwawe. Umugaragu w'Imana Hezekiya yibutse Uwiteka uwo Imana, warasenga yibutse Imana, aravuga ngo Mana wibuke ko nagenderaga imbere yawe. Mana wibuke ndavugana nawe uyu munsi, wongere wibuke icyo wabwira Imana, icyo wavuga nawe mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'amakuba, mu gihe bitakoroheye, mu gihe byakomeye. N'icyo wavuga, gira ijambo uvuga, iryo jambo, izo mbaraga zo kwibutsa, izo mbaraga zo guhagarara, izo mbaraga zo kugira ngo wongere nawe uhagarare mu mwanya ukwiriye, mu mwanya aho Uwiteka uwo Imana yiteguye gukora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwawe. Reka nkubwire inshuti yanjye, uranyumva, ndabizi neza imirimo myiza warayikoze mu rusengero, ndabizi neza wafashe imfubyi n'abapfakazi, ndabizi neza n'ibyaha ntabwo ukibikora, ndabizi neza. Ariko uyu munsi wa none ibihe urimo birakugoye. Fata umwanzuro, ujya imbere w'Uwiteka uwo Imana, wambara imbaraga z'ibindi bihe, kuko ibihe bigenda bisimburana. Birambwira neza ngo buri kintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Hezekiya nawe agira igihe cyari kigoye cy'uko yari agiye gupfa, ariko arangiza abona ijambo. Reka ngwese inshuti yanjye, uyu munsi Imana iguhaye ijambo, nawe ugira icyo wavuga. Uyu munsi Imana iguhaye ijambo. Niba uyu munsi nawe ugihagaze mu mwanya wo gushaka gukora no kugendera mu bushake bw'Uwiteka uwo Imana, birambwira neza mu murongo wa 4, ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijwi riramubwira riti subirayo ubwire Hezekiya umutware ubwoko bwanjye, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo mwumvise gusenga kwawe. Reka uyu munsi Imana yumve amasengesho yawe. Wowe turimo dusengana, wowe dufatanye iminsi yo gusenga, kandi nawe utari muri aya masengesho uyu munsi ushatse watangira, Imana yakugirira neza. Ntabwo gusenga aho wa mbere n'uwa nyuma, aho gusenga aho umuntu wazanye umutima we wose. Gusenga ni umwanya ufataho kuganira n'Imana, ni umwanya ufataho kwegera Imana, ni umwanya ufataho kwishyira igitambere w'Uwiteka uwo Imana, tukiriza ubusa. Najya mubwira ngo aya masengesho dufata umwanya wo kugira ngo mu gitondo saa sita nijoro dufata umwanya n'Imana. Ariko najya mubwira ngo tubonye imirimo Imana irimo gukora, tubonye imirimo Imana irimo guhindura, kuko twafashe umwanya wo gusenga. Ndashaka dusengane kuko Hezekiya yagiye imbere y'Uwiteka uwo Imana, umuhanuzi agahindukira akagaruka. Sinzi ibyo baguhanuriye, sinzi ibyo nawe uyu munsi utekereza yuko bisa n'ibikomeye imbere yawe. Najya mubwire ngo ambara imbaraga z'ikindi gihe, kuko gusenga kuba ku gicaniro ni imbaraga wakira zikagufasha mu bindi bihe byaba bigukomereye. Mu izina rya Yesu, ntabwo bikugoye, nta nubwo bigoye. Bifashe umwanya wo kwiriza ubusa, ukarya nijoro, ntacyo biba bigutwaye. Kandi najya mubwire ngo nuhaguruka ugashira amanga, Imana iraza guhura nawe, Imana iraza kugira icyo ikora. Sinzi icyo ugiye gukora muri aka kanya, ariko ndakubwira gufata umwanzuro, nk'uko Hezekiya aravuga ngo Mwami wibuke, gira icyo wibutsa Uwiteka uwo Imana. Imana iteguye kubikora, Imana iteguye kugushyigikira, yiteguye guhagararana nawe. Wahagaranye n'abakozi b'Imana muri iki gihe cya korona. Imana iguhe umugisha. Ndavugana nawe muri ibi bihe bitoroshye, hari abo baturanyi bawe wahagaranye nabo, Imana iguhe umugisha. Ndimo ndavugana nawe, urabizi neza uyu munsi wowe ufite akazi, benshi ntibarimo gukora, ariko uhagaranye nabo, uhagaranye n'umuryango wawe. Imana iguhe umugisha. Najya kubwira ngo ibyo byose uri muri yambika imbaraga, uri murambara imbaraga zo mu bindi bihe. Inshuti yanjye, ndavugana nawe wari ucitse intege, ariko Uwiteka uwo Imana aravugana nawe mubwire ngo humura, Imana iri kumwe nawe. Humura, imirimo yawe yose ntabwo izibagirana. Imbere y'Uwiteka, imbere y'abantu yakwibagirana, ariko imbere y'Uwiteka uwo Imana ntabwo izibagirana. Hezekiya we yari afite ibanga rye n'Imana, nawe gira ibanga n'Imana. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikugire neza. Mu izina rya Yesu tuzakomereza aho ngaho, kandi Imana igukomeza no kugusubiza mu imbaraga. Najya nkubwire ngo bijya bihinduka, uko bimeze kose birahinduka. Biba byarahindutse kwa Hezekiya, ntabwo biba byahinduka. Mu izina rya Yesu, Mana nziza gira icyubahiro, niwe Imana yo kwiringirwa. Abakwiringira Data ntabwo bakoze isoni, abaje imbere yawe Data nyir'ingabo babonye ubagirira neza. Hezekiya abaye imbere yawe, Mana nyir'Uwiteka Mwami
yibuka ibyo yakoze imbere yawe, yibuka imirimo myiza, imbaraga zawe, yibuka urukundo umukunda, yibuka ibitambo yatambye, yibuka amasengesho yasenze ngo arangiza arahindukira, yibutse Uwiteka uba Imana. Data nyiringabo Imana, nanjye ndakwibutsa Mana nyiribihe, ubwo umuntu urwaye, wibuka imyaka ye, wibuka ibihe bye, yaje imbere yawe Mana, ndamusengeye mu izina rya Yesu, ukuboko kwawe kwiza reka kumukoreho mu izina rya Yesu, abe muzima mu izina rya Yesu. Na nyiringabo Imana, reka nyiringabo Mwami aka kanya nesengera umwana w'umukobwa Mwami wanjye, wibuka ibihe yabaye imbere yawe nyiringabo Imana, nanjye ndamusengeye mu rugo rwe nyiringabo Imana, umwubakire abone umugabo nawe yubake, uwo musore abona umukobwa uturutse muri wowe, kandi nyiringabo Imana wibuke ko nawe waje imbere yawe umusezera amaramasa nyiringabo Imana, nk'uko Hezekiya usigeze umureka, ntureke uwo mwana wawe, ntureke uwo mumama, ntureke uwo mupapa, ntureke uwo muryango, ntureke iyo minisiteri, ntureke iyo nzu yawe mu izina rya Yesu. Igihe kirageze kandi kirasohoye Mwami wanjye, ngo amahirwe yakuri buri wese Mwami Imana yongera yafate, kandi